hari ku cyumweru, hari tariki 6 z'ukwezi kwa mbere, nibwo muri ahitwa ngo ni Buffalo Hills, n'ubundi ni umujyi uri muri Los Angeles, niwo mujyi ubundi usanga n'ubundi urimo bino byose birori biberamo, niwo mujyi usanga utuyemo bari abakire bari abastari bose aho muri Los Angeles mu gakaritsiye bita ngo ni Buffalo Hills, niho habereye bino birori. Ubu ni nawo mujyi uherutse gufatwa n'inkongi y'umuriro, habereye ibirori ku nshuro yabyo ya 82. Ubundi ni umugenzo cyangwa se ni ibirori byatangiye mu mwaka wa 1944 gutyo twinjira muri 45. Nibwo ibyo birori byatangiye, babyita ngo ni Golden Globe Awards, ni awards zo guha nyine abantu bitwaye neza hirya no hino ku isi, bakina amafilime, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyane cyane by'umwereka amafilime, amaseri ndetse n'amafilime arangira. Ibyo byo turabibona, tujya tubibona. Rero urumva hari ku nshuro ya 82 ibyo bikombe bitangwa buri mwaka, bigatangwa mu kwezi kwa mbere nk'ibisanzwe. Urabizi ziriya award yo bazitanze kiba ari ikirori gikomeye cyane, ibyamamare byateranye, abakinnye amafilime meza baje, abakinnye amaseri meza bamanutse, ibyo niko biba bimeze. Ariko ibirori nka biriyo byabaye nyine akenshi bakunze gufata aho twita ngo ni nk'umuhost cyangwa se umuntu uri buze kuba afite mikoro aganiriza abantu, abasetsa, abasusurutsa, mbega umuntu nyine uba umeze nk'uyoboye icyo kirori. Uwo bari bahisemo rero ngo ayobore icyo kirori, uri kumva ni ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere. Inkongi y'umuriro yabaye mu ijoro ryo ku itariki 7, ubwo yari yashize amasaha ataragera kuri 48 nibwo inkongi y'umuriro yabaye kino kirori kimaze kuba. Noneho uwo bari bahisemo kugira ngo aze kuba ari we uyobora ino migenzo, ni umugore ukina komedi, n'umugore mukuru bamwita ngo ni Nikki Glaser. Nikki Glaser ngira ngo abenshi baranamuzi, akina amakomedi meza, hari n'utuntu tw'udufilime, ni icyamamare nyine Nikki Glaser mu bintu bijyanye n'amakomedi. Niwe bari bahisemo ngo abe MC ya hosting icyo kirori, aganiriza abantu, abasusurutse. Ikirori cyaratangiye, batanga award. Hari ukuntu batanga award bikitwa ngo ni igice cya mbere, hagacamo abasusurutsa, abaganiriza, bakaza kongera mu gice cya kabiri bagatanga izindi award. Award za mbere batanze abakinnyi ba filime bose b'ibyamamare bari bateraniye, n'abandi bakiri n'abandi bastari n'abadirector ba filime, abantu ba filmmakers bose bari bari aho ngaho. Noneho buri mustari bahamagaraga bakamuha igikombe, yarabanzaga agafata ijambo akavuga ngo ndashimira abo twakinanye filime, ndashimira ikipe yadufashije muri production, mbega agashimira wenda akahita ajya kwiyicarira. Bose niko bavugaga, bose baza bashimira, avuga ati ndashimira abo twakinanye, aba director, aba boss banjye, ibiki, akajya kwiyicarira. Ubundi tumenyereye ko akenshi mujya mubibona umustari hari ukuntu bamuha igikombe akavuga ati ewana, imba mutima ziba zimurimo mbere na mbere, avuga ati ndashima Imana. Mujya mubibona inaha, murabibona cyane, abantu bose baravuga ati ndashima Imana. Ariko ibyo harabyo akenshi ntabwo bakunze kubikora, kuko ngira ngo hari na benshi bagiye bahabwa ibikombe mu minsi yashize, nagiye nkubwira bagiye bamwaza Imana bagahura n'ibibazo, batwaraga ibikombe, yamara gutwara igikombe agahaguruka akavuga ngo ndashimira Satani, abantu bagaseka nk'aho ari imikino, kavuga ati ntabwo nshimira Imana, nyine ukabona babyoroheje, babigize ibintu by'imikino biraho. Uko rero niko byagenze. Bimaze kugenda gutyo, igice cya mbere kirangiye, nibwo wa mugore nakubwiye bita Nikki Glaser yahagurutse kugira ngo agire ijambo nanone avuga nk'umuntu wari hostinze izo award. Umva amagambo yavuze ari nayo abantu bari gukeka ati yaba ari yateje iriya nkongi y'umuriro. In the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Okay. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right. Uyu mugore yatangiye avuga ati igice cya mbere dusa nkaho tukirangije tukivuyemo, ati kandi abantu bose bahawe ibikombe bavuze amagambo rwose ari ku muriro, bavuze amagambo ari ku muriro, cyangwa se twavuga ngo bavuze amagambo atwika. Iyo niyo mvugo uno muhost yakoresheje, ako kantu mukiteho. Uno muhost yaravuze, yaragurutse aravuga ati abantu bose bamaze guhabwa ibikombe muri kino gice cya mbere, bose bavuze amagambo ari ku muriro pe, cyangwa se mu yandi magambo bavuze amagambo atwika. Ako kantu mukumve. Arangije ahita avuga ngo ese ninde bashimiye cyane? Abo bose batwaye ibikombe ninde bashimiye cyane kurusha abandi? Reka tugende tureba ni bande bashimiwe cyane. Ayo niyo magambo most yavuze, bahita bashyira kuri screen bagaragaze abo batwaye ibikombe, ninde muntu bashimiye cyane wabafashije mu bikombe batwaye. Ijambo rirakomeje, reka tukomeze tumwumve. And crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shouts. Ndagira ngo mve amagambo. Uno muhosti Nikki Glaser yakomeje areba kuri screen n'abatumirwa bose bari baraho b'ibyamamare n'abadirector bakire bakomeye cyane, abantu bakomeye ku isi bafite amafaranga menshi cyane b'ibyamamare. Bose barebye kuri screen akomeza kureba abaramajwi. Aravuga ati abantu benshi batwaye award babanje gushimira
bose bashimiye umuntu bashimiye cyane ni ababafishe gukina izo filime, ni cast and crew nyine mu yandi magambo, reka tubivuge gutyo. Uwa kabiri wakurikiye kubona ubwo abambere bari batubonye amajwi ngo 11. Uwa kabiri washimiwe cyane ukurikira ni mama washimiwe n'abakinnyi batwaye award batatu. Kwa kuvuga ati ibi byose ndabikesha mama wanjye, ndashimira mama wanjye umaze gufata igikombe. Undi muntu wa kabiri washimiwe byibura wagerageje kugira amanota 3 ni mama cyangwa se mama w'umukinnyi wari wese. Urumva mu bakinnyi bose bari bahawe award hahagurutsemo 3 mu gushimira, aravuga ati ndashimira mama wanjye, ndashimira mama wanjye wandeze bino nkaba mbigezeho. Ndagira ngo umve noneho andi magambo bakurikijeho. God, creator of the universe, 0 mentions. And uri kumva icyo gitwenge ariko ngo noneho ngo icyitwa ngo Imana umuremyi w'isi iyo yabonye 0 nta muntu n'umwe wigeze unayivugaho. Barangije bose bakubita igitwenge iyo Mana, ibi nibyo bita kumokinga, barayiseka barayimwaza nyine barisekera, ubona ko biryoshye. Ni ibintu ubundi Imana yemera kumwazwa. Uno mugore ageze hano aravuga ati ubundi Imana yarayizanye mute, aravuga ati Imana yitwa ngo ni umuremyi w'isi. Niyo magambo yakoresheje, bivuze ngo barabizi ko Imana iriho ariyo muremyi w'isi, arabivuze ariko bakarenzaho bakayimwaza. Ati Imana yabonye 0 yakirizuye. Mu yandi magambo, God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez hosts. ngira ngo uri kubyumva ukuntu Imana uwo munsi bayimwaje. Bavuga umugore yaratangiye avuga ati abantu bose bavuze amagambo hano, bavuze amagambo atwika ari ku muriro. Arangije arenza ati Imana umuremyi w'isi nta muntu wigeze uyivuga yabonye 0. Barayiseka koko abakire ibyamamare ibyo bintu bikimara kuba. Uno mugore yakomeje kurenzaho n'utundi tuntu. All right. No surprise in this godless town. Ayo magambo uri kuyumva y'uyu mugore ariko ati no surprise in this godless town. Ati n'ubundi nta gitangaje muri uyu mujyi utagira Imana cyangwa se utemera Imana. Niyo magambo yise arenzaho ati kuba Imana mutigeze muyivuga. Uwo mujyi yavugaga urawuzi se? Ni uwo mujyi byari biri kuberamo. Ayo niyo magambo n'umugore yavuze. Ati n'ubundi nta gitangaza kirimo muri uyu mujyi utagira Imana cyangwa se utemera Imana, utizera Imana, kuba nta muntu n'umwe wigeze uyishimira. Uwo ni wo mujyi rero bita Los Angeles uri muri California, ariho hari za Beverly Hills, ariho hari izo za Hollywood. Aho ngaho rero niho uno mugore emusubwe yasoje avuga ngo ntago bitangaje na gato kuba nta muntu ugeze ushimira Imana cyangwa uvuga Imana, kuko turi mu mujyi utemera Imana cyangwa se mu mujyi utabamo Imana, umujyi utagira Imana. Ayo niyo magambo bavuze. Imijyi itagira Imana zigeze kuvugwa ku isi harimo Sodoma. Ahandi hantu mwagiye kubona mukabona Imana ije gukora ibintu byayo ni cyagiye cyo kubwa Nowa. Isi yari imaze kugwiramo ikibi ku buryo byari bimaze kumera nkaho nta Mana ikirimo pe, abantu turimo. Ati bamaze kumwaza Imana, bamaze kuyiseka, bavuze bati Imana nta muntu ugeze uyivuga mu kushima n'iki. Arangije arenza ijambo rivuga ngo ibi ntago bitangaje kuba nta muntu ugeze ushimira Imana, kuko turi mu mujyi utagira Imana, umujyi utagira Imana, umujyi utemera Imana. Uwo mujyi yavugaga urawuzi, ni wo mujyi nyuma y'amasaha atageze kuri 48 wahise ufatwa n'inkongi y'umuriro. Ako kanya iyo nkongi y'umuriro yabaye nini cyane. Ejo bundi nababariraga ku munsi w'ejo nkora ikiganiro, nababariraga ko iyo nkongi y'umuriro yaje yatwitse ibintu bifite agaciro gahwanye na miliyari z'amadolari 54 ndakeka. Ariko uyu munsi wa none zamaze kuzamuka. Uwo mujyi iyo nkongi y'umuriro yatwitse ibintu bifite agaciro karenga miliyari hafi zigera mu 130 n'umurengera, kuko biracyazamuka. Kuko ayo mafaranga ari menshi cyane, izo miliyari z'amadolari zingana gutyo zakubaka nyine ibintu udatekereza ko bibaho ku isi. Niyo mpamvu bakubwira ngo kuko ubusanga nk'umukire nk'uwa 5 ku isi ariyo mafaranga afite, cyangwa uwa 3 cyangwa uwa 2 ariyo mafaranga afite. Ngira ngo uri kumva ubwinshi bwayo. Ayo mafaranga barenze amafaranga y'ibihugu byinshi, ibihugu byinshi amafaranga nta nubwo yabiyafite, byitwa ngo ni igihugu muri rusange. Iboneye kuriya. Uzi impamvu Imana ibikora ibyo bintu, cyangwa se ntekereza ko atari na byiza kumwaza Imana, kuyiseka, kuyirwanya gutyo. Uzarebe nk'umuyobozi, ntago wapfa kubona umuntu ari ahantu ari kumwaza umuyobozi yamugeza akantu gatonya kakazanga ari kumugaragaza bamuseka kwa kundi ujye ubona baseka Imana muri Hollywood iyo bari muri ibi birori byabo. Ntago bishoboka ko babikora nk'umuyobozi. Impamvu babikora ntago ari icyo uwo muyobozi yagutwara hanini baba ari kureba, cyangwa se impamvu ushobora kubizira ntago ari ukubera umuyobozi iki kindi,
ahubwo ni ukubera ko uwo ni umuyobozi ejo buzazana imyanzuro mizima cyangwa se ibyemezo bizima byahindura ubuzima bwa benshi cyangwa se nawe bigufitiye inyungu bifitiye n'inyungu igihugu. Ugasanga kuko mwirirwa mumuseka mwumva bamumwaza ari akantu kari aho ngaho, ugasanga n'ubundi ibyo byemezo ntibishyizwe mu bikorwa cyangwa se nta n'ushaka kumutega amatwi kandi ari umubyeyi nk'uko na papa utabimukora.